amahoro y'Imana. Ndizera ko mumeze neza cyane kandi Imana ikomeje kubitaho muri rusange. Ubwiza bw'Imana ukomeje kuba ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Hanyuma nitwa Innocent. Mbazaniye message, hani message mfitiye abantu bose basenga muri rusange, by'umwihariko abahanuzi ndetse n'abavuga butumwa, abahanuzi n'abavuga butumwa ndetse n'abashumba. Muraza kumbabarira impamvu ni ubutumwa nahawe, hari abarabyumva bakabwumva, hari n'abandi barabutesha agaciro. Ariko ndi gusenga Imana kugira ngo ntambutse ubutumwa Imana yampaye, nabanje kugira ubwoba ndavuga ati se Mana kuntumye ku bahanuzi, kabuntumye ku bashumba, kabuntumye ku baririmbyi, ibi bintu ndaza kubivuga gute? Imana irambwira ngo si wowe uri bubivuge, ni njye urabivuga muri wowe kandi ntugire ubwoba. Ndashima Imana ko yemeye ko mba ndahangaha kuri iyi kamera kugira ngo ntambutse ibyo yavuze ko yambwiye, kugira ngo nze kubibwira abantu bose batuye muri rusange, aho umuhanuzi aherereye, aho umuririmbyi aherereye, aho umushumba aherereye cyangwa umupasiteri. Muri rusange rero reka manze nsenga Imana tuze kubana, nubwo bitoroshye. Abanyamwuka barabyumva ariko abanyamubiri barabirwanya. Urabyumva byumvire mu mwuka, ntabyumvire mu mubiri. Abanyamwuka barabyumva, abanyamubiri ntago bari bubyumve. Ariko ndakwifuriza mu izina rya Yesu Kristo ko mwuka w'Imana yakumanukira, maze ukaza kumva aya magambo n'ikimana ishaka ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ihambaye, ufite ubutware n'ubushobozi, uri hagije, urakomeye. Izina ryawe rishimwe. Muri uyu mugoroba wemeye ko ntaryama kugira ngo mbe nicaye ntange message wageneye abantu bawe, wageneye kubwira ubwoko bwawe. Izina ryawe rishimwe. Eza akanwa kanjye, eza ubugingo bwanjye Mana, abagiye kuryumva Mana, bagiye kumva iyi message, mwami wanjye, abahinduka bahinduke, abihana n'ibihane. Wambwiye ngo iyo dupfushije turarira, ariko turarira, ariko wapfusha tugaseka. Mana tubabarire, turihanye, duciye bugufiya mwami wanjye, duciye bugufiya. Buri mwe wese turi kumwe, turaza kuba turi kumwe mu izina rya Yesu. Uzakurikirana iki kiganiro, Mana yo mu ijuru, we uzamuhereza umugisha kandi uzamuhe guhinduka rwose, uzamuhereze guhinduka. Urakoze kuri Mana amahoro, yumvishe gusenga, kanwa kanjye ukeze, weza akanwa kanjye mu izina rya Yesu. Ntimvuge havuge wowe, kandi mwami Mana, iyi message ubutumwa wampaye hazahinduke benshi, kuko uri Imana nziza. Urakoze kuri Mana amahoro. Mana mva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi wa 21 ngiye kuvuga message. Yego, tuzimizi nambabarira. Umuririmbyi wa 22 mu Gakiza. Ubu buhanuzi Imana yampaye, turaza kubureba. Tugiye kubanza kuririmba iyi ndirimbo ya 21. Mumbabarire, ibiganiro byinshi ntago abantu benshi bakora ibiganiro ntago hazamo kuririmba, ariko iyi ndirimbo reka tuyisome. Mu ya 22 iravuga ngo Yesu umwami ni utubaza ati, ninde ntuma mu murimo wanjye? Dore hari abantu benshi bazimiye, genda ubamenyesha ubuntu bwanjye. Mana yanjye, ntegeka ubu, unkoze ikara ry'umuriro. Mana yanjye, ntegeka ubu, ntuma mwami ubundi imbere yawe. Umuntu w'Imana yaravuze ati, nge ntacyo nishoboreye, ariko ashuhijwe n'umuriro ati, Mana noneho uzuntume. Hari abantu benshi bazimiye batamenya umwami Yesu Kristo. Muza tujye kubabwira inkuru ya Yesu, zagakiza k'ijambo rya Yesu. Igihe cy'isarura gishize, abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo azabakira ati,
azabakira ababwira ati mwakoze neza. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, Imana yantumye ku bahanuzi, intuma ku baririmbyi, intuma ku bashumba, ariko cyane cyane ku baririmbyi, ku bavuga, ku bahanuzi ndetse n'abavuga butumwa. Bavandimwe, ibi bihe biragoye, birakomeye. Imana yambwiye ngo nze kubwira abahanuzi ngo mbese ibyo muhanura mubikura hehe? Ntabwo mugikoresha Bibiliya, ntabwo mugikoresha Bibiliya, ntabwo mugisoma Bibiliya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo izo telefone nizo mwahinduye Bibiliya. Abashumba ntibatinya gukoresha telefone, abahanuzi ntibatinya gukoresha telefone bari kubwiriza ngo bakareba muri telefone, abaririmbyi bari kurimba bakareba muri telefone. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugure Bibiliya. Irangije irongera irambwira ngo si igihe cyo guhangana. Imana irimo iratuma abitumye mu murimo bakawurwaniramo, bagasiga badakoze icyo bakagombye gukora. Imana irimo iratuma abahanuzi bagera mu murimo batumyemo bagatangira kwangiza ibyo basanze. Iri gutuma abaririmbyi ngo bagende babaririmbe batambutse ubutumwa. Mwabaririmbyi mwe, mwagerayo bakabahereza ibyo kurya, bakabahereza amafaranga mugataha. Mwarangiza ngo muvuye mu vuga butumwa. Imana ifite agahinda, Imana ifite agahinda gakomeye. Muri kujya kuririmba mwamaze kunywa, mwamaze gusinda, mwaragiza ngo mugiye mu murimo w'Imana. Imana yavuze ngo ibyira bihaze. Mwabahanuzi mwe, muri guhanurana inzoga, muri guhanurana ubusambanyi. Imana yavuze ngo irabihaze. Imana yavuze ngo irabihaze. Imana yavuze ngo irabahaze. Namwe mw'abakirisitu mwe, kubera ko mwanze gusenga ngo mubaze icyerekezo Imana ishaka kubaha, muyibaze icyerekezo nyakuri, mwizeye abantu kuruta ijambo ry'Imana, muzazira ko mutashakse Uwiteka, ahubwo mugashaka ab'abandi, mugashaka Imana y'abandi. Shaka Imana yawe. Imana ikavuga ngo haza abanyabute. Mugenda muvuga ngo nyakana kafite amavuta, ngo nyakana kazi gusenga, mukikoreza abantu ibibazo byanyu, ntimusenge. Ayo mavuta bayashatse muri he? Hari abafite amavuta, hari abafite mwuka wera muri bo, hari n'abandi mwuka wera amaze gusinzira. Biravuga ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo, ufite uwo mwuka wera n'ufite ubugingo. Munyumve neza, Imana iri kubabara abantu bamaze kwamburwa imyambaro yabo, barongera bambara indi myambaro itari y'urugamba. Abantu bagiye gupirate intwaro z'urugamba. Bibiliya ntibakiyikoresha ukiri kubw'inyungu zanyu bwite. Mwumve mbabwire mwabisambo mwe,
imana ifite agahinda gakomeye, iraje, igihe cy'isarura kirageze, abakozi bose bazataha, hari abakoze neza azahereza, yemwe abakoze nabi mwe, yemwe abashumba muragirira ibihembo we, yemwe bashumba mwumve, muragirira ibihembo by'isi, yemwe bashumba mutanga amafaranga ngo babimike, mwabashumba mwe mwumve, iravugana namwe ngo irashaka ukuri, irashaka ukuri. Yaje inyereka abashumba batanga amafaranga kugira ngo babimike kubw'inyungu zabo bwite. Namwe iraje, yavuze ngo igeze mu bashumba iriyiziye, igeze mu bahanuzi iriyiziye, igeze mu baririmbyi iriyiziye, igeze mu bavuga ubutumwa iriyiziye. Yambwiye ngo mbabwire neza, mbabwire mwumve neza aya magambo, mwumve neza ubu buhanuzi. Iki si igihe cyo kurwanisha umubiri, ku rugamba turwana si urw'umubiri, si igihe cyo guhangana, niko yambwiye ngo mbabwire, si igihe cyo gufatana amashati, niko yambwiye ngo mbabwire. Nyiri samba ariyiziye, ijambo ry'Imana mwararikinishije, yavuze ngo mwakinishije ijambo ryayo, aho abakomedi barikoresha, mwabakomedi mwe namwe irabaziye, uko mwafashe ibyayo mukabifata uko mushaka. Kuki idarapo ibendera ry'igihugu, kuki rifite amategeko n'amabwiriza, kuki rigomba gukoreshwa neza, niko binameze, rigomba gukoreshwa neza. Iyo urikoresheje nabi urahanwa, gahanwa n'itegeko. Hanyuma namwe muri gukoresha iyi Bibiliya mukayikoresha mu bukomedi, mukayikoresha mu buraya, mukayikoresha mu bwesikoro, kababayeho. Hari ibishari bigiye kubarya uyu mwaka, mwabavuga butumwa mwe, hari ibishari bigiye kubarya, mugiye gukubitwa uyu mwaka. Amarira abaye menshi mu bahanuzi, amarira abaye menshi mu bahanuzi. Murashaka gukira vuba, niko mugiye no gupfa vuba. Impfu zibaye nyinshi mu bahanuzi, yavuze ngo yababaye, yarababaye, irimo irababara, iri kubatuma, yamara kubatuma mukagenda mugahindura misiyo. Yabatuma ngo abantu ngo bihane, kabaha ubutumwa kugira ngo abantu bihane bave mu byaha, mwagerayo mukaba nka Yona washatse guhunga Uwiteka. Yambwiye ngo inkoni yayimanuye. Mwabaririmbiye mwe muririmbe, muri kurimbira ku nzoga nimudahindukira. Yambwiye ngo mbabwire ngo iraje. Mwabahanuzi mwe muri gusinda, mugasinda, mwanze kwerura, ngo mukorere Imana cyangwa se mubivemo. Ntimushyushye, ntimunabize. Muraza gukora ibiganiro nta na Bibiliya mufite, kabikoreshwa n'abapagane n'abadasenga bose ngo bari kubakoresha ibiganiro. Nta soni,
ntimubabwiriza ahubwo bari kubakoresha ibiganiro bakabaye nta soni. Muri gukora ibiganiro n'ibirahuri by'amajingo, muri gukora ibiganiro ngo nta soni. muhindukire. Imana ifite agahinda, inkoni yayo yayubuye, ihagurukije inkoni. Yesu, reka turi ku mbuto z'umwuka. Abagalatiya, imbuto z'umwuka. Mwabaririmbyi mwe, Imana iraje. Iraje byo mwihaye, iraje. Gatanu kadusome hano ngaha turebe. Galatiya 5. Abagalatiya 5:16. Abagalatiya 5:16 haranditse ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga ati muyoborwe n'umwuka, kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Mwabahanuzi mwe, muyoborwe n'umwuka, no mutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Kamere yanyu bararikira kugenda ni mu mafaranga gusa. Igihe kirabacitse, ibihe biragoye, ese turabona amafaranga gute, turabahute? Yakuremye uzi ko uzabaho. Muyoborwe n'umwuka, muyoborwe n'amarangamutima. Niyo mpamvu muri gushwana mukarwana, si igihe cyo guhangana. Mwatangije iby'umwuka, none musojeje iby'umubiri. Ijambo rivuga ngo waruri imbere azaba inyuma, waruri inyuma azajya imbere. Byaba bimaze iki kumara imyaka myinshi uri kuvuga ubutumwa, kwezi kumwe kabubivuyemo, mpandi kavuga kajya gihono? Muyoborwe n'umwuka, n'umutazakora ibyo kamere yanyu irarikira. Abashumba ntibakiyoborwa n'umwuka, abanyamafaranga nibo bari gushyira imbere. Nashaka ngo nta kibazo, ariko tugurire intebe. Nashaka sambare, nta kibazo, ariko tugurire ibyuma. Nashaka aba ari umusinzi, nta kibazo, ariko amafaranga yinjira ibi muri kuboneke. No, Mana ifite agahinda. Nashaka ngo asinda apfa kubazi kuririmba. Ayivuyemo se ninde washobora kuririmba? Umurimo ni uw'Imana. Handi kuvangira ababaye. Mana ageze no mu bakomedi bari gukinisha iby'Imana, igiye kubanyuramo, igiye kubakubita. Nagiye kubona mbona inkoni nyinshi. Mwabakomedi mwe, Uwiteka namwe arabaziye. Mwanze gukina, muzagira ibindi mukina nabyo. Yavuze ngo iraje. Ijambo rye mwarigize. Muyoborwe n'umwuka, mwabaririmbyi mwe, abahanuzi mwe, muyoborwe n'umwuka.
nta soni. Niyo mpamvu muri gushwana bari kubazana kuri kamera, bakamara kubazana muri kamera mukarwaniraho mukavuga nta soni, mukarwana mugashwana. Theo Noheli, mureke mbabwire, Claude we Pastor Claude, mwumve mbabwire iki kintu, munyumve neza, Mutesi ni munyumve, mwumve amagambo Imana irimo iravugana namwe. Justin, mwumve neza amagambo Imana irimo iravugana namwe. Mbese mwabonyeho umusirikare ari ku rugamba bakamurasa, umusirikare mwene wo bakamuta ku rugamba akamunyura akigendera? Mwigeze mubibonaho? Hamukubita ibitugu akamujyana, ndiyemere kumwanza mugeraho. None mwe muri mwe murabona abantu bari ku Satani ari kurasa umwe, yarasa umwe, undi agahita afata undi akamujyana mu banzi, mu babisha, kamuha abadayimoni bakamukiniraho. Byari bikwiriye oya, mwihangana. Noheli oya, urimo urarahira ngo ni umuhanuzi, ukavuga ngo ndi si umuhanuzi. Oya, byose by'Imana yabatumye. Yababwiye ngo mugende mu mahanga yose muvuga ubutumwa, abazemera mu babatize. Ntabwo yabatumye kujya guhangana kuri social media. Aya masaha Mana yambwiye ngo mwana wanjye haguruka Nosenti we, haguruka rangurura uvuge ubabwire, nibanga kumva wongere bumve, nibatakumva harabarakumva. Kiza ubugingo bw'abashaka ko ubugingo bwabo bukira, muyoborwe n'umwuka, mutazaburwa n'ibyo kamera yanyu irarikira. Mwateye amada, mumaze gutera amada, abana hanze barahari barimo bararira, mwarabihakanye, mwigira beza, mwarateye amada. Po, nta soni, nta soni, nta soni. Mwabavuga butumwa mwe, abahanuzi mwe, nta soni. Kubera iki? Mwayoborwa n'umwuka. Niyoborwa n'umwuka azakubwira inzira ukwiriye kunyuramo, azakubwira ngo sengera ahangaha, akubwira ngo sengera hariya, mwuka arakubwira ngo iyirize. Mva nkubwire, ijuru buri wese azagenda ukwe. Turi mu minsi y'imperuka, mwabahanuzi mwe, mwumva uko Uwiteka ari kuvuga, aravuga ye aranguruye. Nta soni. Muri kujya kuri kamera nta Bibiliya mufite, muri kwiranguza ibirahure by'amafanta, ngo muri kuvuga butumwa. Ndabizi ntabwo muri buzu, hari abatarabyumva, ariko umunyamwuka arabyumva, umunyamubiri ntabwo ari bubyumve. N'abakristo mwe mwebwe musige mutanga amafaranga ngo babasengere, nta soni, mugarukiraho mwige kwisengera. Po, mumbabarire rwose, mumbabarire. Iga gusenga, cyagiye ko washoboraga gusenga kiri mu buzima buri hasi. Mana ihinduye ubuzima bwawe, gusenga birakunaniye. Mana iri gupfusha, Mana iri gupfusha. Mugaseka mwe mwapfusha mukarira. Business zanyu ziri gupfa mukarira, kazi kanyu ntikagende neza mukarira.
kubera ko mu matorero batatuye amaturo menshi mukarira n'imimuruko yabuze mukarira, ariko Imana yapfusha mugaseka, bakabazanira abitanga amamiliyoni ngo yabonetse mugaseka. ngo ibiteramo byabaye abahanzi baje kuririmba ngo mugaseka. Mwumve mbabwire, aya magambo muyoborwe n'umwuka niwo mutazakora ibyo kamere zanyu zirarikira. Mpamvu zirarikira, ntimuyoborwa n'umwuka, ntimwanemeye ko bayobora. Mpamvu muri kugera kuri social media mugatongana mukarwana, umwe akabwira undi ngo uyu ngo ni nta mwuka w'Imana agira, ngo ntaki ndavumye ngeze gute. Ibyo ntago yabibatumye, ntiyabatumye kuvuma. Yarabwiye ngo mugende mubwire abantu bahindukire bamenye iby'ubwami bw'Imana ko bwegereje. Ntiyabatumye kuvuma, ntiyabatumye kuvuma, ntiyabatumye kurwana. Bibiliya yavuze ngo 17, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye n'icyo gitumya ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Kamere irarikira ibyo umwuka yanga de, kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Kamere ikakubwira ngo bwira nyirakanaka musenye mu buryo atazongera. Kamere ikakubwira ngo kamere irarikira ibyo umwuka wera yanga. Umwuka wera ntabwo akunda abatubuzi, ntabwo akunda umuntu usengera umuntu afite umubare, afite icyo ari kumucaho. Kamera no, ntabwo ikunda umuntu usengera uwundi ngo ari kumusengera cyangwa ari kumusura kubw'icyo azamwitura. Dufite abantu b'abakomisiyoneri, hari abakomisiyoneri muri uyu murimo. Imana yarababaye, iraje mu buryo bukomeye. Mw'abakomisiyoneri mwe namwe kababayeho, murimo murakodesha amasare mukagira gute kugira ngo abantu baze mukurema yanyu vuba vuba. Namwe Imana ibakozemo vuba vuba. Uko umuhinzi ajya mu murima akavanamo ibibyibushye ariko bidafite imbuto bitera, ibisanopfu, kubaza ibisanopfu, akabivanamo bitera mu murima biri kubyiga. Nyir'umurima ariyiziye, Uwiteka ariyiziye. Yambwiye ngo mbabwire ngo araje uyu mwaka yavuze ngo hari abahanuzi Uwiteka agiye kuvana mu mubare. Hari abahanuzi bazwi cyane, umwe aragiye undi akurikiyeho, babwiwe kenshi ntibumva. Mwabahanuzi mwe mukubite amavi hasi musenge, mwabaririmbyi mwe musenge. Ndabibabwira aya magambo, ndayababwira kiba kibe. Hari abaririmbyi bakiniye mu murimo w'Imana cyane, biteye ubwoba, babaza umurimo w'Imana, bawusindiramo, bawusambaniramo, bari kubuza abandi kwinjira mu murimo. Imana iraje namwe ibakozemo, nta soni. Hindukira hakiri kare, hindukira hakiri kare. 19, dore imirimo ya kamere mw'Abagalatiya mwe, mwajya mwasoma mu Bagalatiya, abahanuzi mwe mwasoma imbuto z'umwuka ko muraza kuzireba. Mana we, dore imirimo ya kamere iragaragara nk'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane,
no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Mubyumve mwabahanuzi mwe, muhanura ariko nimba muhanura ariko nta bwami bw'Imana mufite, mubwiriza ariko nta bwami bw'Imana mufite, mw'abashumba mwe n'abavuga butumwa, abakora ibitandukanye n'iby'imirimo ya kamere, nta bwami bw'Imana mufite. Ndabarahiye abafite mwuka wera mwabicaje inyuma murabapfukiranya ngo ntabwo afite ijwi ryiza, ariko afite mwuka wera mumushira inyuma. Ngo Nyirakana afite ijwi ryiza mumushira imbere kandi nta mwuka wera agira. Nyakana muragenda mumutesha agaciro, mumwirukankaho muramuvudukana ati nta icara inyuma cyo hano uriyo hirya, we nta muntu wabigutumye, kubera ko Nyirakana akaruka ahagaze ariko nta mwuka wera agira. Ngo ngwino. Ariko abakozi bose bazataha, abakozi bose bazataha. Nyir'umurima azi uko isambu ye imeze, nyiri business Uwiteka azi ko umurima umeze, azi ko weze cyangwa azi ko ari kurera ko urukwera cyangwa urukurumbyo. Nta bwami bw'Imana mufite, murimo murihemba ndabizi. Wese ko ni imisozi mwirukira ku imisozi, imisozi ko bagiye kifunzwe, peze ko bagiye kwifunga muzongera mujye hehe? Imisozi yose bagira mujye hehe? Ubutayu ko buhagaze bwose ko mwirukankana mukajya ku misozi na hehe? Ko murasengera mu rugora? Iyi misozi umusozi ugiye kuzagira iwawe mu rugo no ku rusengero no ku kanisa ni wawe mu rugo. Usenge wa munyabutewe senga. Primbye niyo ngo uzasinza ugeze rya wa munyabutewe zasinza ugeze rya wa munyabutewe wariyiriza gasha gafata n'imisibiri rwose ukayifata. Hakaba mwabahanuzi mukambabwire nukuri Nyir'umurima yambwiye ngo mbabwire ngaraje jya mubesha abantu musigaye mumaze igihe kinini mubesha abantu b'Imana, mubabesha ngo muri kubasengera mutabasengera muri kunywa nta soni. Abandi muri kubika ibyuma mu rugo kugira ngo mujye guhanura ibyo byuma ngo ni inzoga muri kuzinywa, kamugende muhanure nta soni mufite. Do twabisomye hano tauza kambi basubiriremo. Muraza kuri kamera na Bibiliya mufite mujye gutambutsa ubutumwa, mujye kubwira isi yose. Mu rusengero iwanyu nabo mu rusengero muri kubwira abaje uwo munsi, ariko kuri kamera muri kubwira isi yose. Uraza kuri kamera ufashe inkoni, fashe jerekani, nta Bibiliya ufite, nta gitabo cy'indirimbo ufite. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka. Urukundo rwabakamyemo, niyo mpamvu muri kurwanira kuri social media. Twabakamyemo, ntarwabakamyemo, nta kwihangana mu kigira. Mana yambwiye ngo babwira ngo muri kugera nk'inuma z'injiji zitagira ubwenge. Yewe Efurayimu we, bizabaye urutaru. Rukwikoza hano wagira utuviyuzi tubiri ngo ubwo ngezweho ndakomeye.
oya, imbuto z'umwuka. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza no gukiranuka. Urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza. Nta rukundo, nta mahoro, nta kwihangana, nta kugira neza. Bakakuvuga maze ukaza kuri social media maze ngo urukwisobanura. Theo, umva nkubwire, igihe urimo si cyo kwisobanura, igihe nicyo gisobanura ibintu byose. Mubwiriza yarabivuze gatatu, ibice 3:2 avuga ngo igihe cyo kuvuga n'igihe cyo guceceka, igihe cyo guseka n'igihe kitari cyo guseka. Ese uri kujya kwisobanura ni mu gihe urimo imenoheri. Mubuze ubwenge, murimo murarwanira ku isi imbere ya kamera, isi yose ibareba. Nzamumvisha audio mw'abantu mwe, ndimo ndababwira ngo mwihane, mwongere musabe Imana imbabazi, musabane imbabazi, mwongere muganire, musabe Imana imbabazi, mwongere muganire. Iki si cyo gihe cyo kwisobanura. No, kwisobanura kurinde. Mwongere muhure muganire. Theo, Noheli, Justin, Claude n'abandi bavuga butumwa mufitanye ibibazo mu bikemure. Nyir'umurimo aravuga ngo araje vuba, mu bikemure. Abahanuzi Imana igiye kubakoramo uyu mwaka, kandi hari abahanuzi bagiye gutaha, hari abazataha bakabona ubugingo, n'abandi bazarimbuka. Abanze kwihana, abanze kwemera ibyaha byabo, ni mu gihe cy'imbabazi. Muhite mufata ibihe, mufate ibihe. Uko mwabesha abantu benshi barangije barabizera. Abahanuzi benshi muri rusange, si bose, bamwe muri twe. Kanivuge ko nanjye ndimo n'umuhanuzi. Hanye ndi igikoresho cy'Imana igihe ntuma nk'uko Mungu yantumye. Ariko bamwe muri twe dutukisha umurimo w'Imana. Itorero rigizwe n'ibintu bitatu: rigizwe n'umuhanuzi, rigizwe n'umuvugabutumwa, n'umushumba ushumbye iryo torero. Impano yo guhanura niyo yuzuzanya n'impano yo kubwiriza. Impano yo kubwiriza niyo yuzuzanya n'impano y'umushumba, umushumba ushumbye intama. Ariko biragatsindwa kugira ngo zo mpano ntiwazigira zose. Ushoboye guhanura nahanura uko bitegetswe, uririmba naririmba uko bitegetswe, shumba intama uko bitegetswe. Hari intama ziri kuvunikira mu nsengero, ziri kuvunika, ziri gucumbagira. Hari abahanuzi mwe aba muri kujya gusengera, biri kurajya mutabasengeye mubasambanyije, mubavanye mu byizerwa. Mana iravuze ngo iraje vuba cyane, uyu mwaka utararangira. Iraje vuba, mwaka utararangira. Hari YouTube zigiye gufungwa kubera kubura ubwenge, kutayoborwa n'umwuka w'Imana. Ntanze guca bugufi ngo mwegere Yesu, ngo Yesu ababwire icyo gukora.
abahanuzi mube maso, nimudahindukira n'akazi kanyu. Mu bwanyu mwanza kumvira umwuka w'Imana. Ikoresheje ubundi buryo mugiye kumva abahanuzi. Mukiranuke, ngo kubera ko ufite inzu ukodesha ku kwezi, kubera ko nta kazi ufite. Mukiranuke. Kuri 23, no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nta mategeko abihana rwose. Nta tegeko rihana umuntu wihanganye. Nta tegeko rihana umuntu wakunze mugenzi we. Nta tegeko rihana umuntu wafashije mugenzi we. Na leta yabinezererwa. Nta tegeko rihana umuntu wagize urukundo. Ntaryo rwose. Kumyana karavuga ngo aba Kristo Yesu babambanwe kamere niruba rirari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Akoze Yesu. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Niba tubeshejweho n'umwuka, tuyoborwa n'umwuka. Uri kuyoborwa n'iki wowe? Uri kuyoborwa n'iki? Uri kuyoborwa n'iki? Wa muhanuzi, wa muririmbyi, wa muvuga butumwa. Impanuka zirabamize. Abasengaga musubire ku gicane, musubire ku rufatiro. Ibyumba by'amasengesho birafunzwe. Ibyumba by'amasengesho birafunzwe. Nikodeshereza amasare. Ango iki? Birafunzwe ibyumba by'amasengesho. Ukodesha amasare. Kanze turebe. Ntuza we. Ntuza. Reka turebe. Cyangwa mboma mwagiye gutekinika. Kamugiye gongo mu rugo. Imana yarababaye umwaka igiye gukora akantu. Igiye gukora akantu mu nsengero. Insengero zigiye gushingura. Nkozi zibibi zihishemo. Zanze kumvira Imana. Wowe wasengaga uko ukarambika, ongera senga, sura ku rufatiro. Senga. Tumaze kubona imbuto z'umwuka. Igihe tugezemo si igihe cyo gukina. Turi mu bihe byo gusenga. Nari ndyamye. Imana irankangura. Iyi saha ya saa 5, ya saa 6, ya saa 7. Niho izi message nzisoje. Naryamye. Mbwira Imana, ndavuga Imana inkanguye ngo mvuge message. Mbabwire message yantumye, ngo mbabwire ubutumwa
abo kurokoka bareke gupfa bishwe na shitani, bishwe n'amayeri y'abadayimoni. Ndavuga Mana ko nta kamera mfite muno mu nzu, ndabigenza gute? Ntabwo ngo byuka, fata telefone yawe, fata telefone ndacana. Maze gucana niyo mpamvu Yesu ashimwe ko yemeye ko ubutumwa bwayo bugenda. Nihabwe icyubahiro. Mana turagushimiye cyane. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikomeye cyane. Mana ufite ubutware n'ubushobozi, Mana urihagije n'ushimwe. Nyemerera duhe umugisha. Hereza umugisha buri wese wemeye guhinduka. Hereza umugisha buri wese urumva iki? Urumva ubutumwa akabuha agaciro. Mitima yacu ihinduka rwose. Nubwo urupfu rudatinze, ariko ibihe byo Mana wowe ntabwo utinze. Nubwo wowe watinda nanone urupfu ntabwo rutinze. Bako ubuzima bwacu duhe kuba ushaka utwaba we, tugirire neza. Buri wese urumva ijambo ryawe, urumva ubuhanuzi bwawe, ahindishwa umushitsi nabwo. Urakoze kuri Mana uva gusenga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Shalom. Imana ibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Muri Imana akomeze kuba kuri mwebwe, kandi Imana imigisha Imana itanga ishyire ku bantu bayo bihanganye, ndetse n'abandi bashaka gukora Imana mukorera mu mwuka. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire mu izina rya Yesu. Ndabakunda, amen.